Attention, Rayon Mugisha Dideta yicatsinda igitego cy'Iburayi. Mugisha Dideta yicazamukana umupira mu ruhande rw'iburyo cyangwa bita Rutayisiramani amera nk'intore iri mu ngamba iri kubyina urukatsa n'ikotaniro aramucenga guhisha kananwa kuri shoti rikomeye cyane myugariro wa Marina arawuyobya yobereza mwiza mu kiba kiranyoye Rayon ndani Rayon terekamo rundamo bayita Rayon Sport. Igitego cyiza cyane giteretswemo na maestro Mugisha Dideta Ichi. Pira rekwe kabisa shoti ry'imbaraga umupira uragendewe isakura mu izamu muzamu ayoberwa uko bigenze Murera yandika igitego cya mbere Rayon Sport kimwe ekipe ya Marina ubusa iminota 37 kabisa. Didier kabisa ashutse witwa Rutayisiramani amushuka nk'ugiye kwinjira akomereza mu ruhande rw'iburyo. Didier aramushuka mu kubita ikintu cyitwa icenga aragwa rwose nk'agashwiriri kuri shoti myugariro niba ashobora kuba bishira ariko cyangwa se confiance umwe muri abo ngabo umupira arawuyobya umuzamu ashiduka umuzamu atera intambwe ajya imbere ko agiye kuwufatira imbere ariko binangira umupira rwose Yesu umunyura mu rundi ruhande abareyo bikoze ibicuma mbere yo kwisaba atasara gatoya turembera izo go Manasmon Rayon bamwita Asman Ndikumana Gaden pase hatari kuba kuri Bigirimana Bedi ucomboye mediane ekipe ya Marine ayinyuramo ameze kabisa nk'ifiyoga mu mazi. Cunga neza cyane uburyo bahagaze cenga umwe babiri batatu Abedi Bigirimana rekura icyo bita through pass pira uca hagati y'abadefanseri babiri pira ugera ku kirenge cya Asman Gaden yarasigaranye n'umudefanseri umwe arabanza akora protection ukuboko ndetse n'ukuguru kw'imoso barayishyira mu buryo Asman Gaden arayikontorora neza cyane arangije yitije umudefanseri arabibona ko gardien adahagaze neza itare kuri shoti rigendera hasi riri hagati mu izamu umupira umuzamu wari yafunze inguni awubona wisekuramo Rayon Sport ndani bibiri ikipe ya Marina ubusa uko bigenza kabisa iminota 41 Rayon Sport bibiri Marina ubusa igitego cy'abataka kabisa. Asman ubundi Asman tumubonye muri asura ye akiza kabisa agikora byiza cyane nk'umwataka uje ibyangombwa agutsindisha amaguru yombi twara umuntu aramushuka ngo agiye gushota umupira ugarura mu ruhande rw'iburyo mu kuguru kw'iburyo rekura umupira ugendera hasi genda unyerera nk'inzoka y'incira cyangwa imbarabara iri mu byatsi iri mu ishyamba. Umuzamu Clovis arambura imbavu zirashya ariko umupira
uramucika ujya ku ipoto ya kabiri kwa Nyarugabo sho Nyarugabo Moyize Marine ndani terekamo gitego cyiza cyane Marine kabisi bugiti turashaka kugaruka ku munota 69 umusore wanyuze muri AS Kigali Moyize Nyarugabo winga machachari mbaya uyu rekuramo kabisa umupira abadefenseri ba Rayon Sport bahagaze nabi banyura hagati passe nzara ivuye muri mediane through pass arayikurikira isanga muri box ahita isunika rimwe Olivier asanga baramaze kugeramo cyane Marine kimwe Rayon 2 minota 70 ubu bitangiye rero gushyira mu minota 20 yanyuma abareyo ubona basa nkaho bakinaga biraye ubona bari bizeye ko barusho bavuga bati match twayirangije iminota ubwo 20 bura ni iminota myinshi cyane iminota 20 n'ibitego bine byajyamo Rayon Sport isimbuza rero bita Habimana Yves yinjira mu kibuga Rutsiro akaba asohotsemo umuvandimwe witwa Tony Kitoga avamo yes ajyamo Habimana Yves ndetse na Didier Taichi Mugisha ngo Kitoga avuyemo na Taichi avamo hanyuma hajyamo Habimana Yves na Paul Sindi Jesus akaba arizo mpinduka rero umutoza hari ingingo mbaya Christian Francis akoze kuva yava i Bugesera ngo ntabwo yigeze itaha Rubavu makuru avuga yuko rwose ngo yigumiye hano mu mujyi wa Kigali igakora lokari yitegura gutsinda Rayon cyangwa se yitegura guhangana na Rayon sezo Rayon Sport iheruka kubona amanota 6 kuri Marine muri match na retour ntabwo nge nayibuka sinyibuka rwose nabyo kwirarira kuko seze 3 zitambutse zose ntabwo rero yigeze ibona amanota 6 kuri Marine muri arere tour ariko uyu mwaka birashya bishyira gukunda biragana kugushoboka match banza Rayon Sport yatsinze Marine Rubavu igitego kimwe ku busa cya Zizi Basane hanyuma akakanya muri half time Rayon Sport ifite ibitego 2 ku busa Marine en general uyu mwaka kubera iki yananiwe Rayon Sport navuga ko wenda duhere kuri match banza ni igitego cyaje kimwe ariko abantu barebye umukino ekipe ya Marine yari yadomye umukino ahubwo icyo twajyaho gikomeye ni kuri no match navuga ngo ekipe ya Rayon Sport ikoze half time win y'ibitego 2 ibintu bitaherukaganyira ngo byarukaga kuba bakina n'ikipe ya Rutsiro ikaba imwe muri match bakinye muri sezo zayoroheye ubwo batsindaga Rutsiro hano ibitego 3 kuri kimwe match ya Fazare match ya Fazare yakiniwe hano nabwo byari ku mugoroba ahubwo nabwo championnat yari gitangira ni imwe muri match Rayon Sport nziza yagize irongeye ibonye ibitego 2 muri half time umuntu yavuga ngo aho ngaho kuri Rayon Sport uko tuyizi n'ukuntu igitego cyayo gihenze muri no minsi kugeza izabone igitego bigoye umuntu yavuga ngo ni match ubwo ngubwo ushatse bavuga ko yayoroheye mu minota 45 dushoje ni ekipe itagize amaksiyo menshi kuko shot on target 2 ibitego 2 aho ngaho bivuze ko izamu riragendeka inzira ibari nyabagenda izamu rya Ruhumuriza Kurovisi ubona ko riragendeka riratanga the way washota kenshi bikubiye ko niba ni 100% ya shot on target ni ibitego bivuze kuko washota inshuro nyinshi ibitego byaboneka kenshi ko ibitego byaboneka ni umuntu yavuga ko nta cyahindutse cyane kuri Rayon Sport ahubwo twareba ikipe bari gukina nayo turi kubona Marine itaragaragaye muri no sezo niba